Umutsi nakoze stand up comedy bwa mbere nari naraye i Kigali nta hantu ngiraho kurara nari naraye hanze ngenda naje ariko wa gatatu nje muri rehaso yego ndatsinda mbona stage nta hantu nari mfite kurara naraye hanze ngenda buracya bukeye gusenga kwa Gitwaza njya mu masengesho ntanazi namanje narinje mbona nayabagore ndasohoka negereza ya rusange ya saa 8 ndayasenga bigeze saa 12 mvamo njyaho haboro bambwiye ngo arabera shop njyayo uwo munsi rero mbo wari umunsi ibyo byambayeho byose nabyo nari nitayeho ahubwo nari kize umutima kuri stage kuba ngiye gukora stage bampaye stage nyine kandi bambwiye ko mfite ibintu bya hatari nyine ari umutsi udasanzwe nyine nk'umuntu uturutse nk'ahantu mu cyaro ubonye stage i Kigali haraba harimo aba star Meet Night ndabyibuka harimo Ariel Ways na Kivumbi King ugiye gukora imbere yabo ba Clapton Kibonke baba hari nabantu usanzwe naba star nyine usanzwe ukurikirana ugiye gukora imbere yabo nyine wari umutsi udasanzwe kuri ngewe yego ya blague uzi sufite mama wawe w'inshuti yawe blague uzi wateye mama wawe gaseka turi kumwe se cyane ateye muri Jenny ya yumva turi kumwe bisanzwe yego cyangwa wowe blague mama yaguteye nayo irahari urahita mitubwira Mary ni umurokore yego rero kora ko mu rugo turi abahungu bane n'umukobwa umwe umukobwa niwe bucura urabizi ukuntu ibihungu bikubagana bigira nakavuye Mary yaravuze twumvise avuga ngo afite icyaka cyo gushera yego ubushera igikombe ubundi kigura turuwasa yego niba atarafite ibiceri siminga afite icyaka cyo gushera turatarabare rero Mary tujya kukubwira ikintu dukorera nge na Petit Frere rero nkurikira yego abahungu bagira akavuyo urabizi tujya kukubwira ikintu dukorera yego nugikora turakugurira ubushera turakugura litiro 3 cyangwa 4 kubushera icyo kintu mu kimbwi ati Mary nturi umurokore ati tubara uvuga ijambo ndagaswe ryo nyine tubikugurira